hanyuma rero njye kuri kontwari nsanga agafagitire kari kuruta mfite mu mufuka uranzi ari wowe wari bujye satani Music. Allo Allo Sheri Rame ako ko nahageze wowe uri he ko ndi kureba ruguru no hepfo nkaba mbona utarahagera uri he ngo ndaje ngeze hano hepfo gato yangiye kugeraho okay nta kibazo ngatebuka ntaribe Blood of Jesus. Blood of Jesus. ibintu ni fresh hanyuma se y'umubwe muraje amasaha akaba 10 urugendo rwa ruri guturuka kwanyuze ungeraho hano hari mu rugendo rungana aho zikari umuntu ucoma yaba yasuje gucoma kare haruturu umuyana to hari amanda gwagaraho gato oya ntago ibyo bintu mbikunda sibyo niba umbwiye ngo ngwino oya ntabyo kumbwa ngo nyihanganire uzikona phone nini nyisize mu rugo ubu ngubu ndi gusanga yanuze ubwo akazi kanjye nyine urakije ugiye kumpejeje ahangaha ngo ni magume ngo ndaje naho ngaho mana ntabwo wibuka ukuntu mbwiye urabyibuka urazi amasaha akaba ngahe ndaje nyine dararu utuntu nari magazemo hari hanyuma se mu rugo wowe ngo uzere ko nta bintu byazaga mu kakiri bitumvira ngo ndagiye ibikini bikina nawe ya nasize mbashyize ku murongo byose ubu nje okay nje nta kintu bintwaye ahubwo se kiri ni ibintu ni fresh kabisa nta gitima kibito hanyuma se ejo ndi tuva kuri ka hoteli ka KG byagenze bitomo nta kibazo cyabaye kare ibintu byari fresh komba twara mani bikate bigenda hanyuma rero nje kuri kontwari nsanga agafagitire kari kuruta mfite mu mufuka hanyuma se ugize ubisho oya ubu nshaka nanagutubura nkakubwira yuko nayishyuye yose ariko nta n'ijana nigeze nishyura wiruriza ikibazo se cyari kiri hepfo kuba nariye nta niryamiye ibaro kubumura pfa kuba nari nabomoye warakwetse cyangwa baguhaye akazi urakuvuga urandeba icyo mbonamo umukirina cyangwa umuntu wari wagiye gukora isuku ni gute usohoka ahantu utishyura ibyo se ni ikibazo ubundi even nibura umuraro ibyo ntabwo ari byo kujya guteraho comment ubwo nyine wabakwetse kuko uri umuraro wari bumbone ndi kugenda nakubisemo gasuti ntari bugire ngo hayeze bari kureba bakabona ari cya majoro cyatambitse kiri gutambika kivurungufu n'umurara biragaragara kuri uwo munsi byari fresh dumbe twahura tubakweta no question kandi no comment niba nayariye uri tuvugisha kuri wabakwetse Jese ni ikibazo ibyo ngibyo uzabimbaze even zitura ahantu kereke par ukuntu ahubwo hanyuma se kunigeze kona ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho none n'umurara urafite aho imbaraga ariko satani yarakaza sore bari ku ubundi nuko yagiye kureba kuri systeme ze urabira ko twongera guhura okay nta kibazo hanyuma se nizere ko nta bintu by'imvururu biri buze kuzamo reka nta mvururu mani tugenda aho tambikeho mu rero ubwo ndaza kuko twagize Music. uba witonze gato hato ndumva nzifite ariko nta byandanye hari mbuze imfunguzo no wajya niza abakecuru wajya niza abakecuru urabona nahita hamone rwarara hanze nyine cyangwa ukazanguka akubu umunsi none uje uraje wabonera ibitangaza ndenda gukaraga ndaje ndabigukora oya ntacyo nahari wese mwaye nusigaye wifunga reka ukungwe ni
akuye umuhungu gitabo uri kubona mu kandi mani banarenge nk'izaho ngaho reba uko wambaye se ngo Saint Valentin oya sita nawe jya reba uyu muntu uzikari imbobo turezino yambaye none niseri wanje nguyu waragiye urakunda ngwine musore mpise mu wenda reka bawitonze gato tugerageza sibyo ntibujye no kwikaraga umuntu murasire fresh ureke kujya kunyura hirya unyura hino sibyo iko kaso turi kumva ziki nje nawe dufitanye gahunda hano ndakubwiye ngo we na sita ntago nakubajije ngo ni nje ni bwa mbere tuvugana nise niba rugana uranzi ari wowe wari bujye Nutse kari vinje ndakubaza ari ikibazo nje nawe dufitanye ngo mfite ikibazo kimwe mfite ikibazo iki kimwe ukujya byoroherera sibyo nje winza n'amagambo ujya kunda sibyo ikaraga komeze ntago najya mukara urungushura kabuno komeze ntago bibaho ntago utegeraga kumva wowe hanyuma se wenda kaso niba ari sister wawe nyine ni kuborera uri sister wawe ntago rwa permission ndakugaburira amata mu rugo arahari bivuze ngo barakurariye usigogendera mu kirere nk'irahari ako ubushaka abantu b'abapadiri kankubwire ndagiye pe ndagiye ariko ngiye kukureka ibyo ububizi umva genda ubabwire rwose ako nundi usigunda turi boro haziri amazi ufite amademu hari urayeri yafushe sisa niko ateye bikarita nkabiro ubundi nibyo nje stu nkahita ndasira kabisa nta nibyo rero burani njya mu Rwanda kwera ndagukubita ntukajyunza neza boro kare kubishye sibyo biri sosi ryasiri kadage nkaziri ubundi umuntu ageze stu ahita zirasira nta nibyo gutinda mwihorera mani uri abura turabona neza ako umuntu akuzana aho urenge bigeze kuri ino level ukavuga ngo umuntu amureke birangira aho ngaho ujya ntabyo kwanga oya reka bino bintu binamamba bazibina wende dekura ibi bintu kujya binoro aho ngenda nigenda nabankoreye nibi kiko ndaje ndamusanga mu rugo ndamukubita ariko bebe reka nanjye kankubwiza ukuri mu sibyo tureka ibintu byo kubanga iki boro nkazira nezo njya sto nkahita ndasira kabisa nta nicyo kuvuga ngo ngwiki diregitire ku kanya nkahita ndasira imirongo wabyumvise man niwe uri kubyica uri action aha ni